ba Disentensi twongeye kubasuhuza kandi tubashimira ko mukomeje kugendana natwe amakuru yose tubaha tubagezaho update zitandukanye, kuko twemeje kubagezaho update ku gihe cyangwa se amakuru yose ku gihe. Niba rutari wakanda subscribe bikore kugira ngo dukomeze tugendane, kandi wanakora follow kuri page zacu cyangwa se kuri social media platform zose, hose twitwa Disentensi. Tugarutse kuri Stade Amahoro, umushinga abantu twese tuba dukeneye kumenya ibyayo, amakuru ayivugwaho, aho imirimo igeze, mbese ikintu cyose kiri gucaracara cyayo, ibintu byose tuba dushaka kumenya uko byifashe, uko imirimo imeze, natwe tuba tugomba kubikugezaho. Ariyo mpamvu nawe ugomba gukanda subscribe kugira ngo twemeze tugendane. Ubu rero ikigezweho cyangwa se icyo tukuzaniye ni uko Petit Stade ndetse na sare ya NPC cyangwa se Paralympic Hall, imwe sare y'abafite ubumuga, nayo irimo iratunganywa. Uku ngubu akaba agezweho gushyiraho imigongo inyuma nk'uko bashyize kuri Stade Amahoro. Ibi rero ni mu buryo bwo kwirimbisha, nk'uko bimwe mu byo umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri ya Siporo yatangaje ko imirimo igeze kuri 80%, ndetse anasobanura byinshi nk'uko tugiye kubyumva mu kiganiro yagiranye na RBA. Yatangaje byinshi bitandukanye, aribyo nawe ugiye gukurikira. Imirimo yo kubaka stade nk'uko ubibona irarimbanije. Ubu tugeze ku kigero cya 80% cyo kuzuza imirimo. Ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri stade ahangaha duhagaze, ariko kandi hakaba n'igice cya Petit Stade ndetse na Gymnase Paralympique nayo ziri hano inyuma. 80% urumva ko birimo birasatira 100% ko imirimo yarangira. Iyo 20% isigaye ni ibihe bikorwa bisigaye kugira ngo byose birangire? Ese iyo 20% ni hano kuri stade nini n'ibyo bivuga bindi batubwiraga, cyangwa harimo hamwe byarangiye wenda bikaba bisigaye hamwe? 80% ni igipimo cy'umushinga wose, kuko umushinga urimo ibyo byose. Ni igipimo cy'umushinga wose. Kuba nyine bitaragera 100% nuko kuri buri gice kigize uyu mushinga hari ibikorwa bigikeneye gukorwa. Urugero nka hano urabona turimo turasoza gusakara, imirimo yo gusakara irimo irarangira. Hari imirimo yo gushyira amakaro mu byumba imbere aho twaciye aho ubibona nayo igikomeje, ndetse hari n'andi mafinisage agikorwa. Hari imirimo igomba kuzakorwa nk'aha yo gushyiraho piste d'athlétisme hano duhagaze. Nko kuri Petit Stade bari gushyiraho beautification, bari gushyiraho imigongo inyuma, ni igikorwa nacyo gikomeje, ndetse no kuri Paralympique. Hanyuma nko ku bibuga by'imyitozo bamaze gukora ama-platform, hasigaye gushyiraho amaperuze n'amaraba ku mikino itari football. Ibyo byose rero bisigaye iyo biteranije ugakora igereranya ry'imirimo yose yagombaga gukorwa, nibyo usanga bifite 20%, bivuga ko nyine 80% muri rusange ariyo yarangiye. Hanyuma by'umwihariko ino stade kubera ko Petit Stade navuga ko izaba ari muri sous-forme ya BK Arena, twarayibonye imaze kwakira ibikorwa bigiye bitandukanye. Ino stade by'umwihariko izaba irimo ikibuga cy'umupira w'amaguru ndetse na piste ya atletisme. Ubudasa bwayo ni ibihe bintu navuga ko bikoze bijyanye na tekinoloji ya isi igeze ku buryo n'ugereranye no muri aka karere ishobora kuzaba ari stade iri kuri standard cyangwa se twanafata nka stade ya mbere? Kufata nka stade ya mbere byo si ugukeka izaba ari stade ya mbere, cyane cyane urebye mu bijyanye na tekinoloji. Ni stade mu by'ukuri yubatswe yaba ibiyigize uko ikoze ndetse n'ibiyirimo bikoresheje ikoranabuhanga rya vuba ririho ubu ngubu. Icyambere wenda naheraho ni nk'iki kibuga. Ikibuga ubwacyo ni ikibuga cyubatswe mu buryo bwa tekinoloji igezweho yitwa hybride, aho ubwatsi busanzwe gazo naturel ibivanze na gazo synthetique, bigatanga umusaruro w'uko abagikoresha babona performance imeze cyangwa ingana nkaho bakoresha ubwatsi busanzwe, ariko noneho muri maintenance yayikoroha nkaho uri gukorera maintenance gazo synthetique, ubundi birahenduka. Iyo ni itandukanirizo ya mbere. Iya kabiri navuga ni nka piste d'athlétisme tuzashyira ahangaha, izaba iri equipe na systeme ziri automated. Sinzi uko nabivuga, ariko urabona nk'iyo abantu bakora amarushanwa n'amasiganwa yo kwiruka, haba hari abantu babacungira ibihe kugira ngo bamenye uyahageze mbere uyahageze nyuma, nka bya bindi bya VAR muri football. Iyo system izaba iri ahangaha, ku buryo umukinnyi wiruka system recordinga ibihakoresheje, igafata amafoto ye, abantu batagombye kujya gukoresha amasaha bakanda. Ikindi navuga ni nka ticketing system, uburyo bwo kugura amatike muri stade. Ibyicaro byose bya stade bizaba biri muri iyo system, muri systeme imwe,
aho umuntu ashobora kujyaho agaselekisiona agatoranya icyicaro ari bwicaremo akakigura, akabona tike, akaza kuri stade akayisikana, akinjira nta muntu n'umwe umubajije ngo waguze itike ryari cyangwa iki bya bindi by'impapuro tumenyereye, igakoresha QR code. Numva ni bumwe mu buryo mu byo umuntu yavuga mu by'ukuri izaba yihariye. Ikindi ni uburyo izaba icungiye umutekano. Ni stade mu by'ukuri ifite uburyo bwo gucunga umutekano bugezweho bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo abayikoresha baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abava hanze y'igihugu tuzaba tuzi neza ko bazayikoresha bafite umutekano muri rusange usesuye. Hari ibikorwa byaba byarateganyijwe nibura bizafungura uyu mushinga wose muri rusange, yaba ino stade yaba ndetse Petit Stade n'iyo sare y'imikino bafite ubumuga? Hari ibikorwa mwaba muteganya ku buryo nibura abantu muri uno mwaka batangira kubyitegura ko aribyo bizafungura uyu mushinga? Ntabwo nahita mvuga ubu ngo icyo twateganije ko aricyo kizakoreshwa mu gufungura stade ni iki cyangwa mu kuyitaha nyirizina. Icyo nakubwira cyo nuko dufite ibirori byinshi n'ibikorwa byinshi twiteguye ko bizabera hano stade niyuzura. Kimwe mu byo navuga twamaze kwemeza dutekereza ko bizabera hano ni kiriya gikombe cy'isi cy'abakanyijeho muri ruhago cy'aba veterans, abarigenzi bazaza gukina. Ngira ngo bazaza mu Rwanda, amarushanwa yabo azabera mu Rwanda kandi bazaza mu gihe stade izaba yaruzuye. Nta kabuza rero ko igikorwa nk'icyo ngicyo kizabera hano. Bakunze ba Disentence, ndakeka noneho mwiyumviye byinshi bitandukanye by'umuyobozi yatangaje, mwumvishe ko imirimo igeze kure. Byinshi rero tuzagenda tubibagezaho, mwumvishe ko atari bya bikabyo cyangwa se amakabya nkuru, byuko tukomeza tuba update, ntabwo ari ya makabya nkuru kamwe mwita ngo nayaba YouTube, ahubwo tugenda tubabwira amakuru cyangwa se byinshi uko bimeze cyangwa se imirimo uko imeze. Tuzakomeza rero tubagezaho update muri iyo mirimo isigaye ya 20%. Niyo mpamvu nawe ugomba gukanda subscribe niba utari wayikanda, ubundi twemeza tukibana, kandi wibuke gukanda like ndetse na share. Murakoze, bye bye, ciao ciao.